turimo tuvugana kuri goals nayo manze mubaze Vision 2020 ubu yarahindutse hari vision kangahe nkibihe ibintu bitatu byari muri Vision 2020 twabasha kugeraho urumva ukimugisha twaganira kuri ku myumvire niryo ryari somo rya mbere uyu munsi twaganira kujyanye na goal setting cyangwa se ni gute wabona ibyo uvuza kugeraho ariko mu buryo bwihuse bunatangaje right uyu munsi rero mu kubigana tuhera kuri party ya theory none kimwe gitatu zakora na pratique yabyo bihuza sibyo wakomerezaho rwose nanjye nditeguye reka mfashe ikaramu yanjye aho iyo ugeze kuri goal setting ahantu hambere bipfira cyangwa point ya mbere nuko ngo you have to be hungry cool the drive kuvuga ngo iyo baje umuntu ngo ndifuza gukira bivuze iki ugasanga aryama amasaha 15 ku munsi ubonye agapost nakoze n'ubundi kamasaha twabiganiyeho kwa gatatu twabiganiraho ubushize kwa gatatu uraryama uko ushaka nta kikwirukansa kwambere ku cyumweru amasaha ukora nawe udakora ngo nuko udafite akazi niyo menshi right ugasanga donc nta moral ubifitemo right so icya kabiri ni belief so cyambere ni inzara n'inyota icya kabiri ni belief kugira kwizera kudashidikanya baravuga ngo ufasha iri jambo tushyira mu Kinyarwanda you don't believe what you see what you believe ntabwo wizerera mu byo ubona ubu ni byo wizera uvuga wowe ibyo wizera oya mu buzima buriya ntago twizera ibyo tubona ibyo twizera ubutanze abereka hari uburyo ushobora gufata image umwe akabona iki undi akabona iki kandi ari the same image yego kubera ko tubona ibyo twizera ntago twizera ibyo tubona right ndagaruka Matayo 9:29 Yesu yavuze ngo iki kubera uko ubyizeye naza nifata hano kuri nazivanze feza yagiye gukiza umuntu aho gati agiye kumukiza ngo uko ubyizeye barako kubera undi abasha gukira so faith ni ikintu cyangwa nuko ngo hari ibintu tuzabigarukaho bigomba kuba biri believable right ariko ura kwizera ni ikintu gikomeye kugira ngo akore ndege ntabwo inshuro magana avunagurike ntarekeraho kugira ngo Elon Musk akora ibyo gajuru bizamuke biturika akomeze ni faith bafite kugira ngo u Rwanda ruvuga ngo Vision 2020 nuko bazi ko baramutse bashyize gahunda ya business plan ku murongo bakayishyira gukorwa bizakunda right ntabwo bashyira vision gutyo ngo batizera ko bishoboka ntushobora gukora vision so belief is everything icya gatatu ni planning right planning ubona kugena imigambi icya gatatu rero we don't plan to fail so we hari kote n'amo kuvuga mfasha tushyire mu Kinyarwanda we don't plan to fail we fail to plan ubwo nicyo cya gatatu tugiyeho icya gatatu cya mbere ni hungry cyangwa se inzara n'inyota icya kabiri ni inzara yo gutera imbere icya kabiri twabonye kugira kwizera guhamye kutajegajega ko uzabigeraho icya gatatu ni ukugira imigambi hamye kandi inoze kubijyanye n'imigambi verses nkunda gukoresha cyane ni ya Luka 14:28 yego reka Luka 14:28 reka umuntu anahasome kugira ngo tubabwire abantu haravuga ngo ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya cyangwa se amafaranga zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza urumva kintu kugira ngo urabanza gutegura mu cyongereza haravuga ngo suppose one of you wants to build a tower won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it reka ngoze Mike sobanura ikintu uyu munsi umuntu akarese yatera ngo arashaka kwimariya yicara ngo yandike ideal partner ngo ushaka gusanga uwo partner munakorana mu kazi mwigana muturanye ariko ushaka kumumenya araca agatambuka kubera ko you don't know what muhurira muri coffee shop urabona ndashaka akazi bwoko ki iyo tuzabigarukaho uko umuntu abikora ariko icyo cyangwa tuma kubanza kureba we don't plan to fail we fail to plan impamvu rero zituma abantu badakora goal ni right iya mbere nuko abantu benshi bafite ubwoba bavuga ati se nimbikora ntibikunde bizagenda bite right ikindi bati nagerageje kubera ko nabibwe nakana kabijyamo baranseka nibyo byanditwa bya Joseph yabivuze bene bakamuseka bakanamujugunya hehe bya hatari right ababwira ko azabategeka ikindi gasanga abantu bakoze goals zitari believable no kuvuga cyane umutipe waje mu masomo tuma kuyakora muri SP College aba ngo arashaka gukina muri Arsenal kandi afite 53 ndabwira iyo ni goal yawe cyangwa umwana wawe ati urumva ni umwana wanjye ati nanimo kubura gusa tu ntabwo ari believable ufite 53 arashaka kuba professional right ntabwo byakunda ibyo ngibyo